Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ndi umugabo ni kimwe mu bituma ihohoterwa rikorerwa bamwe mu bagabo ridakunze kumenyekana. Mu Rwanda ihohoterwa ryari rizwi ku gitsina gore, ariko ubu no mu bagabo ryamaze gufata indi ntera. Bamwe mu bagabo bavuga yuko iyo bakoreye ihohoterwa bakagerageza kujya aho babimenyesha, batakira abatware mu ngo zabo. Ikibazo cy'ihohoterwa kikaba kimaze gufata indi ntera nk'uko baganiriye n'umunyamakuru wa ITV babigaruka. Ihohoterwa barahohoterwa, abagabo bahohoterwa, abagabo barahohoterwa, biterwa n'imyitwarire kandi nanone kuno kwicana cyangwa ukumva ngo umugore yananiye umugabo. Abaturage bagaragaza ko bamwe mu bagabo bitewe n'iryo hohoterwa bakorerwa bamwe bafata umwanzuro bagata ingo zabo kuko aricyo gisubizo baba babona cyaba cyiza kurushaho. Umugabo aremera agata urugo rwe yubatse akagenda kubera kugira ngo yicana n'umuntu aba atarenga uzinya nk'uko yagusigiye amafaranga ugiye kuyanywera, umwana arabwiriwe nawe uratashe usanze abana nta gukaraba nta kurya, wenda bavuga ati ndamuhanye, amukubita urushyi ahita agenda ati wamuhohoteye. Hari n'abavuga ati bamfashe ku ngufu ntabishaka, kandi bivuga bahita bigendera. Kandi impamvu bagenda hari impamvu nk'eshatu wareberaho. Iya mbere yanga guseba, iya kabiri kubakana n'umuntu mudahuje ntabwo bibaho, nawe urabizi. Iya nyuma rero niyo atuma bagenda, iyo abimazemo igihe ahohoterwa, ashobora kutaguhotera gukubita ariko akaguca amazi ibyo mupanze byose akabigira zero. Niba umwe apanze dukora iki, undi agapanga dukora iki. Ntabwo banavuga ko bamwe mu bagabo bibagora cyane kuba bafata umwanzuro wo kujya kurega kuko biba bisa nkaho ari igisebo kuri bo, kandi n'ikirego cyabo kidahabwa imbaraga kimwe n'icyatanzwe n'umugore. Umugabo arihangana, uretse ko hari igihe agera uri bugeraho ukumva ngo bicanye, arihangana byageraho ukumva yamwishe cyangwa akamuta, akaba yatuma umugore akagenda. Kuko umugabo kujya mu buyobozi ati umugore yankubise ntabwo byakunda. Arihangana, byamunanira agasiga umugore cyangwa akaba yaseba. Ikindi cya kabiri, aba afite bike byo kwisobanuza mu gihe yagiye kurega ngo yakubiswe n'umugore. Ihohoterwa n'ihohoterwa, ntabwo abagabo bakwiye gutinya kuvuga ko bahohotewe, kandi umuti si uwo kugenda. Guhohoterwa kw'abagabo nyine ni kwa kundi wenda nk'ubu umumama yamusize nko mu rugo, umumama akarenga itegeko akigira nko mu kabari, yajya mu kabari akanywa agasinda, umugabo yaza gutaha agataha agasanga nta kintu cyakozwe mu rugo, abana bameze gutyo, nta suku nta ki, ubwo wenda yavuga ati wahoze hehe, umudamu akazamuka, sibyo yazamuka ati twebwe wibeshe unkoreho bagufunge, ubwo bikagenda gutyo. Aba baturage bavuga ko bamwe mu bagore batasobanukiwe neza ibigendanye n'uburinganire kuko bumva ko iyo bavuze ngo umugore nawe yahawe ijambo, bamwe bumva nabo bahawe uburenganzira ku bagabo babo bituma banabahohotera. Numva ko byaturutse ngo ko bavuze ngo abagore nyine bagira ijambo, nimba ari uburinganire nimba ari ubwuzuzanye, bo bakabyumva nabi nyine bagasa n'abazamuka hejuru y'abagabo, sibyo? Akumva ko byose nyine umugabo yamufata akamutwara nk'umwana, uko amuyobora uko yishakiye. Nyine umugore akaba yumva ko yayobora umugabo uko yishakiye, sibyo? Akavuga ati nimba ndi guteka nawe ujya koza ibyombo, cyangwa ndajya mu kabari nawe ujyeyo, turagendana. Ukumva ko nyine yavuga ati ndagucyashye nk'uko wacyaha umwana, avuga ati umugore uri kugenda nabi, uri kwitwara ukuntu, akavuga ati wibeshe unkoreho ndajya mu buyobozi. Basaba ko igihe hari uwahohotewe yajya yerekeza mu nzego z'ibanze kuko arizo baba bahura nazo umunsi ku munsi, ku buryo usanga abayobozi b'izi nzego z'ibanze banafite amakuru ku miryango iba iribaniye muri ubwo buryo bw'amahari, aho umugabo aba akorerwa iryo hohoterwa. Bajya kurega ngo umugabo gore yamukubise, ubwo iyo yihanganye aramuta akigendera akamusiga mu nzu, akaba yajya kuturiza ahandi,
wandi ufite kamera agahita amurangiza. nyine biterwa ubundi buriya abantu bo mu nzego z'ibanze nabo baba bakwiye kubikurikirana batuye hafi aho ngaho nk'abamutwara sibo, kuko bahita bamenya niba umugabo ahohoterwa cyane kurusha uko umuntu uriya yabimenya, utari hafi aho ngaho yabimenya, kuko buriya abantu baturanye niba ushobora kuguha amakuru akubwira ngo runaka yarahohotewe koko, kuko biragaragara iyo ugeze ku murenge bitewe n'intege nke z'abadamu baba bazi, ntabwo guhita wumvikanisha ko wahohotera umugabo, nabwo bisaba gushaka amakuru bakabanza kwitonda. Ushobora no guhohoterwa uri umugabo igihe kikazagera ibimenyetso byarasibanganye. uba bashaka kuguhohotera akanagukubisa bemereza urugo rwawe ukagenda icyo gihe uba wishaka umutekano kugira ngo utaba wamukoraho ukajya gufunga. Iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo twagerageje kukibaza muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ariko ntibyakunze ko batuvugisha. Gusa nibagira icyo babitangazaho tukazabagezaho makuru yacu ataha. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyagaragaje ko hagati y'2016 na 2019 abagabo 2210 bakorewe ihohoterwa mu gihugu hose, ni mu gihe abagore bari 48,809. Iyi mibare igaragaza ko hakenewe ubukangurambaga buhoraho gukomeza no kurandura ihohoterwa mu miryango. Ihohoterwa ntirutoranya igitsina, uwo ari we wese yahohotewe akwiye kumvwa agakorerwa ubuvugizi kandi akabona ubutabera. Mu Rwanda rushya ijwi ryose rigomba kumvwa. Nsengiyumva Gisa Steven, ATV mu mujyi wa Kigali.